Madam. Karame mugabo wanje. Kigura. Kanze nyingura. Yewe ga. Biro mugabo. Mugasozi uzajya umushyiramo ibitaka se kugira ngo bise umutuku. Iramba idabagira ari gushaka kuzana. Hani wacu mu cyaro nago. Mwirawe nk'ibyo mu mujyi. Nago byemewe. Ari gushaka kuzana ibintu byo mu mujyi kandi ari mu cyaro. Ariko se nanone. Kundi ko ibyo bitatu babikuye muko. Wagira ni mubaguye mu maso. Simama kwa amafaranga se ngiye gusukira. Ari no gupana mu bubi mwubwa bwakiri wazenze. Ahubwo papa waritse kuntu. Uza kujya cyo. Mbabari rutangu. Giko. Madam. Nasasa nagiye gusenga. Afasha ndaza kureka korora inka pe kuko maze gusaza. Turi hagomba kuba uburinganire. Reba nose murebe neza. Amadamu bacu do bivanguye. Ariko urumva Mwivange. Bivange n'abakobwa. Akiri gito Suzana. umugabo wanjye sinzi ko yasenga. Oya mugira Suzana no uburinganire. Madam. Karame mugabo wanje. Kigura. Kanze nyingura. Akazi kari hatari mu munsi. Amakuru se y'umunsi. Amakuru ni meza rwose pe. Kumva narushye rwose. Ese madam. Karame. Hatuzi ko kunywa uwenza nirera. Amazi arahari. Kanywa amazi rwose. Hano tuzi rwose ni Kanywa amazi rwose. Amakuru se. Amakuru ni meza kabisa. Uyu munsi se baka. Ahantu harakomeye cyane. Ariko urasha Keza ndashaka kumumanura nawe karagasubi tukagahingana. Uhera ubu ubwira Keza. Harako hari agasozi gakomeye cyane. Ubusaza bishobora azicara yishyiraho bya bisatsi harya ngo ni ibikira. Bera babyita gutya. Ntago mbizi pe. Eh. Umva gutyo nanjye sinzi ngo byitwa. Biriya bisatsi biraje bisa umutuku. Mugasozi uzajya umushyiramo ibitaka se kugira ngo bise umutuku. Iramba idabagira ari gushaka kuzana. Hani wacu mu cyaro nago. Mwirawe nk'ibyo mu mujyi. Nago byemewe. Ari gushaka kuzana ibintu byo mu mujyi kandi ari mu cyaro. Ese ubundi ari hehe? Yari yambwiye ngo agiyeho gacuko. Ndavuga ko ari hehe? Mugabo wanjye. Keza ari hehe? Yambwiye ngo agiye ku rusengero nuko. Guhera ubu ngubu. Keza agiye kumufatira umwanzuro. Uri kumva? Ndabyumva nuko. Hari amasambu akeneye guhinga. Kandi Keza ndi kubona yarigize umuntu ngo ntago nakora ngo jewe ndishyiraho utuntu ku nzara sinzi byari byo. Ndashaka Keza kuno munsi tumufatira mbariga. Nase ko yatunamiye nawe ubizi koko mugabo wanjye ngewe ubugira ngo nkora iki. Guhera uno munsi ku itariki ya mbere Keza tugomba kumushyira ku murongo. Nacyo. Wese noneho ninde we? Uretse madamu kingura. Wasanga ari cyanjye saza nanywerewe ku mugoroba inzoga. Witonde kandi kucyitsimba. Ugiye mu nzoga. Ese nowe ke Mama mwiriwe neza. Wiriwe ke amakuru. Amakuru ni meza. Wiriwe neza. Mwiriwe neza cyane.
Mama uri gufura? Bindi gufura nari nese mama iyo byihora nkaza kuza kugufasha kumesa. Oya nanone naba ndi kukuvuna mwana wanjye. Nase mama papa ariye ko nshaka kumusuhuza. Aha araje ase. Nguhamagarire. Papa ke. Kame madamu. Ngwino umukobwa wacu ari kugushaka dore yaje. Dore papa ye. Arararararara. Biriwe papa. Uvuye he? Nanagiye gusenga. Ndikubona warigize ikirara. Oya papa ntabwo nabikirara. Nubwo nabikora kubikirara. Wigize ikirara kandi wakora. Wigize ikirara ushaka kuzanyicira umwana koko. Mwiriwe. Mwiriwe mugabo mwiza. Mumeze mutera? Tumeze neza. Ziko. Neza igifuka cy'ubwatsi afasha ndaza kureka korora inka pe kuko maze gusaza. Madam. Kame. Yahiye se. Banda bishaka. Kuri kwa Mungu ndashonje rwose. Kangira vuba. Ngirwe gucana ku gaciro. ariko ubundi uko ibyo bitatu wabikuye muko. Wagira nimba baguye mu maso. Simama amafaranga se ngo ngiye gusukira. Dore no gupana bubi nk'ubwo bwakiri wanzenze. Ahubwo papa waritse kuntu. Umva mubwira ko utari cyo. Babari rutanga. Umva giko. Umva madam. Nese nagiye gusenga. Madam umva mubwira. Kwitare tujye inama n'umukobwa. Yego ariko mwana wa icare hano. Umuntu azazirirwa ku gasozi ahingagura wowe ucanga iyo misatsi iraje kuveho. Cyangwa uzagutukure mu kimwe. Yego ariko utamwica se nawe. Ku itariki ya mbere y'ukwa mbere. Ndashaka ko uyu mukobwa byawe ndimoze muganiriza mu kanya. Ndashaka ko uyu mukobwa guhera ubu ngubu ejo mu gitondo tuzafata amasuka turi bangahe? Turi batatu. Tukajya gukora tugashaka buryo ki twatera imbere. Hano urabumva. Kaza murumva? Mama nta kibazo tuzajyana nzabyiga nzabimenya nzabishobora. Tuzajyana nta kibazo mu gitondo turi bujyane. Ibyo byo ugize ngo urabyuka ngo gihe nishyira ibintu ibi biriya bintu ushyira ku munwa wajyanika turade wariye. Ndaza ku guhera ku itariki ya mbere y'ukwa mbere turaje tugende iraza ka gasozi kose ndashaka ko tukamara tukagahinga. Papa nta kibazo turi bujyane nabye nibyo ese wowe ushaka ko tujya gusabiriza? Yabyemeye ariko mugabo wanjye yabyemeye mu gitondo kanza ngo yasuka yari yarakutse kanze nyikwikire ariko mu gitondo nawe tujyana. Ndashaka ko dufata amasuka twese uzabimenya ndabizi sibyo mu gitondo turi bujyane humura pe. Umva madamu mubwire. Ndashaka ko uyu mukobwa twamuhagurukira ibi bintu ntabwo twabishobora. Ubwo rero uri kumva ibere ryuzuye isutiye. Uri kubyuka mu gitondo uzunguza bwa butafari ngo ni ububuno keza guhera ubu ngubu. Ese ubundi keza karame papa kuri amafaranga naguhaye ejo genda ugure inyanya hara ku isoko n'amavuta yo kwisiga n'ikindi sabuni amasogonda abiri. Ubu ugeze hano utebuka yo dore turashaka guteka. mama ndabanguka kuko batazongera kujya kubwira nabi. Ihute. Sobundi urara ukobwa sururara. Oya se nawe umwana wacu bazarutikura muganira. Ibaze yewe ibyo bintu byo bivuga gake worojemo umwana wacu atwarinda. Nese ko mbona yigize nk'abantu. Tuvuga ibindi abantu mbona babigira ibintu. Mugabo mwiza. Ameze nka ukobwa kunda kugenda ruzira mu mihanda. Oya tuvuga ibindi umwana wacu ntago bamuteye. Ariko naramukaza nyina.
ikida nzagisatura. Oya ntabwo azayizana. Nzagisatura. Ntabwo azayizana. Ndagusezeranya ko umwana wacu utazaza. Nawe genda hano ruguru y'inzu uri kubona warega nta kintu twabuze uzane utuboga. Kangende nsoro mutwo tuboga. Wenda na Keza arabaza. Reka njye kwigarika nduhuke. Yego nta kibazo kansoro mutuboga nze neke. Hari izuba Nacaze kaduhindura intebe wicaye. Ntacyo rwose urinze kuzana icyo kinini koko iyo kangirikana ko akangaka nabo kadukwira icara umugorera icara bumbwira aho wagiye uburyo byagenze ndakwemerera ko uri n'umugore nkunda none se akazi kagenze gute ko nabonye watinze rwose ndikundorere akazi kari kameze nabi kweri none se reka nkubwire hari ahantu uragomba kuza kuhamfasha kuhagufasha yego ndetse ukazana na cya gihugu cyacu ngo ni intwara ariko ubundi cyagiye ntwari yagiye niba gukina iyo agiye gukina umupira ubuse ibyo shaza birya sha niko uzi ibishoro byantwaye kugira nkuzane nuko nakoze cyane ubwo nyine no gukina umupira abona harimo amafaranga nawe azazana uwe muri sara abajya gukina mu kibuga hari abakabaca amaguru bamuvuna nabigenza nte none se suzi ko impano zikiza abantu impano zikiza abantu azi guceza azi gukina umupira ariko uruso rwandiko byawe n'iby'ibirambo oya kanyarengwe birwo ntago ari uburara ntabwo nabyemera hano mu rugo rwanjye ntabwo nabyemera ntabwo ari uburara ujya mu kare yasuka ndayikwikira ageze tujye mu gasozi guhinga tuzajye ko n'imyidagaduro irakenewe ubu ngubu ndamurihiye arize ararangije none atangiye kwigira ikirara ngo ntabwo ari ikirara ni ukwidagadura rero reka nkubwire madamu ngo aba bana ababyeyi b'abagore ngo nimwice abana mu mutwe turaho Niriwe neza. Murakomeye. Turakomeye. Mukomere cyane. Turaho. Muraho. Mumeze neza. Egera hino muhagatebe yicaye. Egera hirya di. Icara. Murakoze cyane. None se tugendera amasaha ya saa sita ni amahoro. Ni amahoro. Narinje kureba ntwari ngashyira telefone kuri WhatsApp. Ntwari saya amasaha kugira ngo wamusanga. Aba yagiye Wagiye gushyiramo iki? Ashyirire kuri WhatsApp. Ibyo byantuza se bya WhatsApp none se mbona ari ikirahure cyonyine. Iyi ni telefone ni smart. Ko nta matushi iki gihe nabyo. Ko tumenyereye. Reka nkwereke. Reka nze nkwereke yanjye. Yewe telefone menyereye ni ngiye. Do bayibona. Iyi ngiyi ni igezweho. Noneho ngaho nyereka rimwe noneho dore ngiye rimwe ngiye. Reka nze nkwereke rimwe rero. Ayiwe iranzimaye. Ubuse wayizanye nta muriro urimo umuriro wari urimo ariko sinzi ukuntu bigenza nta muriro uhari noneho reka njye guca n'uduhari n'uturasibe kandi ntabwo rujya iyi telefone yanjye ni 4G reka njye gucaginga ku muhanda ndagaruka ugera ku busantere yego ngaho urugendo rwiza mama yego uze kuza kugaruka nimugoroba murakoze wenda kiriya gihungu cyanjye kiraba cyaje dore ko kigize igenda urugendo rwiza niyo mpamvu nanjye nshaka kujya kuri WhatsApp ndagaruka kumureba Umeze tunu Namahoro umeze neza Enda ndabona uko ariho kabisa biba byakaze tuba turi gushaka umugati umeze ute amahoro Yesu ashimwe ahimbaza makuru y'iminsi meza cyane murakora amasuku se murabagara mu gitoki turi kubagara mu gitoki ngo turebe ko twarya n'agatoki ibitoki bimeze neza dore kareka izuba ryarazishe ariko ndabona mumeze neza da yego ariko mwagenzwa n'amahoro yewe ni amahoro si ubwo mudugudu yaza kukureba agenzwa n'ibintu ubundi nsuye mu gitondo mbanzi kubwa icyo gukora wapi nyine ni bya bindi yego ntabwo urabizi dufite umuganda ejo mu minsi iri imbere yego ikintu ndi kugusaba ni ukugira ngo untangarize yego nyine turakora umuganda ariko nyuma y'umuganda hari n'inama ubikore kugira ngo nyine
utangaze kare abaturage bataducika ubwo no kuvuga saa 12 zuzuye basigaye bavuga ngo utangaza utinza bagahita bagiye mu mirimo ariko nanjye agashari gasigaye karamereye nabi sawa rero kanjye gukemura utundi tuntu mu rugo hari imanza agiye gukemura sawa akazi ugakore ni iminota sawa mama nawe komera rwose yego none se mumeze mute papa turaho none se ngaho da ubu izi saha uvuye ubu ni ryari papa rero amaze ndebe kuri telefone umuhungu asigaye yarigize ikirara aratunaniye niko pe madamu dore ni isaha y'isaa 7:28 koko papa umvagiye mu gitondo uzasanura nagiye muri karabu papa ubu mbaha nkajya guhinga mu gasozi njyenyine umuntu ngo yiriwe agenda ngo muri za karabu nawe usigaye uranga papa wazindukana isuka ku rutugu nawe ukazinduka ugiye muri ariko mama wacyungura hindura rwose wacyungura hindura wacyungura hindura uko kuko nzabigenze nibyo ngibyo uri kunyica umugore basigaye mu rugo ntekera baraciye muri karabu ibi bizavamo koko baraciye muri karabu ibintu bitangiye kwigira nibi baraciye muri karabu urananiye pe ubu ngubu uhereye uyu munsi ariko abasaza ntabwo uzongera kuva aha ngaha wayibonye inkoni papa mo ndayibona do kera najyaga nzerera bakankubita izihishije ibishyimbo izihishije ibishyimbo ngenza bakubita izihishije ibigori bagukubitaga inkwi se bagukubitaga inkwi koko uzajya ubyuka ugenda harya ngo ni muri za karabu ariko papa reka kusakuza cyangwa ibyo gofero mbigutira ariko abana b'iki gihe barasuzugura ivyo gofero urumva igihe wamere siko nta mwana wa kera wasuzuguraga rero wampungurika none se ubu kutangiye kunsuzugura ngeze aha ngaha ubu nugira imyaka 35 ntuzaba uri kunkubita kubita ahubwo mada ariko ntacyo ariko reka nze icyo gihungu ndabona kigiye kuzankubita muri ahubwo mutumu ku gasoko ajya kuturana ariko ndaguha iminota ibiri nuyirenza reka sha ndacyari umusore sha ntugire ngo buriya hanesone uzambaza imbaraga byantwara shajya gutikuranya ngo sha cyangwa usiga wirwa mu burara sha ujya kwirwa ubonana n'abana b'abana reka pfa kubumva alo itangazo ejo ni umuganda ku mudugudu tuzahurira mu isantire kandi utazajyayo azahanwa kuko nyuma y'uwo muganda hazaba inama y'abaturage bose baturage bo mu mudugudu wa Nyazo mwiriweho ejo mu gitondo kwa gatandatu hari umuganda w'igihugu umuganda uzabera hano mu isantire mu mudugudu wa Nyazo kandi nyuma y'umuganda hazaba inama ubwo ngubwo utazajyayo azahanwa Mama maze mwahita kano memuretse abantu b'abasaza nkatwe iyo tubonye ibintu nk'ibi ngibi rwose biradushimisha ubundi umuyobozi yagomba kuba intangamarara mubaze kujya mu gisirikare bisaba iki kujya n'ibindi ngabo yigiye nta kibazo ntacyo bisaba uzaza unyandika hari amakosa ufite nta makosa mfite urengeje imyaka y'igihugu mwa nshaka kuba ingabo y'igihugu rero hari ahantu rero wa mwana iyo mbonye abasirikare bari buriya akora hamwana bakora rwose uri umuntu w'umugabo ntukabihinga rwose ushaka kwitangira igihugu nshaka kwitangira igihugu ubuzima bwanjye bwose ufite n'inama mu kanya icyo ni igitekerezo cy'inyamibwa bwo hagomba kuba uburinganire reba nose murebe neza abadamu bacu bivanguye mwivange bivange akiri igiti oya mugiragira Suzana genda cyane igihugu cyacu rwose ariko keza nyuma y'umuganda uze kundeba se nkubwira akantu nibitabana nyuma y'umuganda wenda bizaba ejo tuzaba
gitondo nta kibazo. Sasa reka tuvugana akantu gatoya. Umuganda ndakeye kuranje. Gusa mwagakoze pe. Mwihamaye. Sasa rero ubu tugiye gukora inama kugira ngo tugire utubazo dukemura. Sibyo? Yego gukora inama harafu. Yego rwose. Tujye murakumva. Umuganda urakabaho pe. Harakabaho umuganda. tuba dukoze neza. Ariko n'ubuyobozi bwiza. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Mumeze mute? Rwose. Uyu munsi mwakoze kwitabira pe. Shaka Mwagikoze neza, ibintu byagenze neza. ukuri nkanjye muzehe Fabian. Umuganda w'uyu munsi nawe meze. Wow. Uyu muganda Nshaka ko tuba intangarugero. Umuganda uyu munsi twakoze neza pe. Kandi mwakoze kwitabira. Mba ngira ngo ibintu tubikore neza, tuba intangarugero n'abandi baturebeyeho. Ariko sha mwabana. Nanjye uyu munsi nka muzehe Fabian. Umuganda w'uyu munsi rwose nawemeye mwihamashyi mwa. Cyane rwose. Nanjye nka muzehe Gikeri uyu muganda nawe wishimiye cyane. Yego. Rwose harakabaho umuganda pe. Kandi dufite n'ubuyobozi bwiza rwose. Ukuntu umuganda tutawukora neza. Umuganda rwose ni ukujya tuwunoza cyane. Twese tugahuriza hamwe tugashaka uburyo ki twakora umuganda. Twateza imbere igihugu. Nkimara kubashimira ubundi nama no kujya tuganire se umudugudu wacu umeze ute, niki kibura ngo dutere imbere n'ibindi bigiye bitandukanye. Nzi neza ko harimo urubyiruko sibyo? Urubyiruko bakeza ndabazi bantwari burya nimwe mbaraga z'igihugu. Urubyiruko imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba cyane rwose ukabona ko dushaka natwe dushaka ko umudugudu wacu natwe tugira ikintu cy'umwihariko dukora ngo mu cyaro ari abavuga ngo mu cyaro ngo nta kintu ngo wakuramo. Ntabwo bibaho. Niba uri mu cyaro ugomba kuba nk'umusirimu. Turi kumwe. Hari ikintu utakora se uri hano mu cyaro? Okay, ibitekerezo byanyu birakenewe. Mwe turagira ngo dusangire ibitekerezo mutugezeho imishinga mwumva mwakorera umudugudu wacu kugira ngo dutere imbere. Natwe tumenyekane mu Rwanda hose. Turi kumwe. Mushobora kuvuza imishinga y'ubuhinzi, imyidagaduro rwose ikaze. Icyo nicyo rwose. Umuntu ufite igitekerezo kizima kandi cyadufasha kugera ku cyo twifuza ninde. Kwa muzehe tunugira icyo tubwira. Mwiriwe neza. Mwakoze cyane mwitabiriye nk'urubyiruko rwo mu mudugudu. Cyane rwose. Twumvisha ibitekerezo umuyobozi wacu adufiteho ni ibitekerezo by'ingenzi. Cyane. Nanjye ariko arabivuze nibuka agatekerezo. Buriya tugiye dukorera hamwe tugategura ibintu tugakorera mu matsinda byatuma twiteza imbere. Yego rwose. Ako niko gatekerezo nari mfite kugira umudugudu wacu agatugereze ku bakuru. Nuko. Yego rwose. Undi ubwo gukorera hamwe. Okay, nabirangije. Gukorera hamwe. Okay. Turi kubona abajyanye n'umuhungu we kandi turabishimye kuba wicaye n'umuhungu wawe mu nama. Rega umuhungu wanjye rwose iyi ni imfura yawe. Umwana agenda nka se. Tubwire. Noneho urangereye agatekerezo nari mfite. Urabona muzehe Tunu akanavuzeho nanjye numva ni kuko kwishyira hamwe. Ura nta kuntu hamwe nk'urubyiruko mwazikura mugakora nk'akantu kakabina. Yego. Ikibina. Mukajya mutanga ibiceri 200 buri cyumweru. 200. Hakuntu ayo mafaranga mwazayakusanya umwaka urangiye ayo mafaranga kazabateza imbere. Erega ayo mafaranga wayagura n'ikibwana cy'ingurube ukagura n'inkoko. Avuze 200 yonyine. Nizere ko atazabananira. Ahubwo niba barabishaka ngo tugatangira. 200. Niba barabishaka. Okay, undi tubwire. Nanjye ikibazo nari mfite. Yego. Ikibazo nari mfite kiragira gito. Nanjye nari mfite impano yo kuzamura abana hano mu mudugudu wacu. Yego. Nyine ibintu bijyanye n'imyidagaduro. Nyine ngiye nibyo bintu
numva nashobora niko kamaro nakumva nabagirira abo bana bo mu mudugudu wacu nkajya mbatoza ibintu bijyanye n'imyidagaduro. igitekerezo nicyo mbese ko mwese mudakomye amashyi bigenze gute ntabwo mubishyigikiye imyidagaduro se kubera iki maze mbabwira igitekerezo iyo myidagaduro yatugirira abana bacu ibirara siko muri kubyumva ibyo bintu ntabwo tubyemeye nta mpamvu n'imwe yuko abana bacu baba ibirara nyuma mugiye kuzaduteza abana reka dushyireho noneho icyitondero ku myidagaduro icyitondero. Okay undi yego ndakumva nanjye mudugu nanjye nari mfite igitekerezo nakuntu nk'urubyiruko twakwishyira hamwe noneho bakaduha igisambu nka leta tukajya duhinga itabi. Ntabwo mutuze kumvikana none se nimwumvishe ibitekerezo urubyiruko rwacu rufite imyidagaduro itabi ubwo mwahitamo iki ngiye muyo nanone aho kugira ngo abana bacu bajye guhinga itabi byaruta tukabareka bakajya muri iyo myidagaduro basi uko biri tukamenya ngo mubara nidagaduro cyane ariko icyo kintu madamu Suzana avuze nicyo buriya hambere mperutse kureba kuri televiziyo abana rwose nabonye niba ngo ari menye ngo ni za danse by'iki gihe rwose nabonye byarabazamuye bateye imbere ubwo rero aho kugira urubyiruko rwacu ruhinga itabi rwose bajya muri iyo myidagaduro imyidagaduro gutwishyuza hejuru sinjya nywera bihe aho ngaho imyidagaduro ahubwo ntwari tuguhaye icyo kizana ni imyidagaduro n'ubuhinzi. Yego rwose ndaza kubikora. Mwe mugiye kudukorera ukuntu tuzagenda imyidagaduro itugirira umumaro. Okay mwakoze kwitabira rero umuganda mwakoze bigenda neza inama igenze neza ubwo igitekerezo cy'itabi twakivanyemo ariko nta gitekerezo kirimo n'ubundi itabi ribamo amafaranga ariko burya wibuke ko na leta iravuga ngo itabi ririca turi kumwe none se ko njya mbona hari urubyiruko runywa nkabona babaye nk'abasazi ubwo igitekerezo cy'itabi wakizana mu rubyiruko imyidagaduro n'ubuhinzi ntwari tugushinze imyidagaduro n'ubuhinzi ubwo tukugize nk'umuyobozi w'urubyiruko udufashe abana bacu bayobore neza turi kumwe ntihagire ikibazo bazagira sibyo. Okay mutaye noneho mujye mu rugo ibindi Songera ugiye cy'umuganda tuzakora indi nama ariko buri wa gatatu dukora inteko mwibuke mu nteko kuzatugezaho ahantu umushinga ugeze abana bashinga cyane rwose mudugu yego ubwo nahembo mugere n'amasuka nyuma nyine biriya bintu usabye mu nama gashakaga ko wabimfashamo noneho bijyanye n'imyidagaduro bikajyana n'ubuhinzi. Icyo kintu rero njye nashakaga yuko ugira ukimfashamo ubwo rero ariko keza reka ngende mama tankubite reka ntahe ubwo nyine tuzahura undi munsi tubiganireho neza. Tuzahura ako kantu ndakemeza akagufasha sawa nari nanze igitekerezo cyo guhinga mu muganda bakacyana nabibonye aho gura murezi nuko kibacyanze ko nanjye sinzi impamvu umudugudu yawe tabu ukuntu turi tuma kuri iyo za Kongo wavuze amafaranga avamo ahubwo se reka nze nkwereke ngira ibizimura nagarara uriya muhungu rero wari kiriya gihungu tugomba kugihita uranda itamwica